abantu mudukurikiye rero hano turi kuri studio yahahiye ko turabaramutsa neza cyane. Hano ikintu tubafasha tukugira inama ku bibazo ushaka. Ubu ni ugukora rimwe gusa ukahita uvuga ikibazo cyawe. Kandi hano turi kumwe n'amatasi meza arenze akeye ya Mika Fashion bagukorera amakote meza ku buryo ujya mu kirori abantu bakavuga ati hahiye koko ugatwika. Nimba ufite ikibazo duhamagara tukugira inama. Ejo bundi like hari umuntu waduhamagaye atubwira ati mfite ikibazo ngo umugore wanjye rero yanze kumusasira. Noneho turamubwira ati reka tugugire inama. Turamubwira ati rero mbanze gusasira genda umuhuyahuye mugire umukunda neza umuguru wituntu ashaka ubundi agusasire. Nkuko mubizi hari umwana waduhamagaye aratubwira ngo yabuze urukweto. Turamufasha tumugira inama. Hari n'undi muntu watubwiye ngo umugore wiwe ngo batandukanye turabahuza tubagira inama. Nkuko bibona rero n'abandi mwebwe mwakoringa undi mu kanya gato tukabagira inama. Ubu rero ni ikaze hano Mika Fashion none ibategura udukote twiza. Mbibutsa ko muri kumwe na Sandike mubona hano ari njyewe mugenzi wanjye reka ayipresente mugenzi wanjye murabibona kari Kaninja. Ariko turabibutsa neza Mika Fashion irarenze igutegurira itasi irenze ikayekesha ku buryo unywa akantu natwe turi kunywa nk'aka kantu tukanywa ukumva uburyohe bwiza cyane. Mika Fashion ibategurira amakote meza ewana. Hano muri kuri studio hahiye koko nkuko mubibona muri kumwe na Sandika ariwe njyewe mugenzi wanjye. Hano banyita Kaninja ndabasuhuza cyane abantu badukurikiye. Nababwiraga yuko dufite umuterankunga Mika Fashion nayo iyo ukeneye amakoti meza ashininga wahagana. Ikaze no kuri hahiye koko. Okay, umuntu ufite ikibazo rero turakeka ko mwatwumvishe. Umuntu ufite ikibazo call in 1 minute. Yes, okay. Katubaho umwanya wo guhamagara rero bakiriya bacu. Ikaze muhamagare. Ikiganiro cyacu ko mubizi bakita nguki Rurubwonko. Okay, tugiye kubaha akaririmbo keza ubundi mwe mutuhamagara. Noneho hano ni kuri studio hahiye koko. Ubu tugiye kubaruhurira ubwonko aka kanya. Muhamagare call in 1 minute. Yes, undi to relax your head. Yes. Mika Fashion nayo turabibutsa ko murabibona neza. Dore murabibona Mika Fashion iki gikombe kiraryoshye harimo akamukara. Umuntu aranywa kumva ari relax ubwonko none ukahita ukubitaho na hano hahiye koko ugahamagara. Umaze no kunywera mu gatasi ka Mika Fashion uhita uruhura ubwonko ukahita uhamagara turelax hano tukarukururira ubwonko. Noneho bigakemuka ikibazo cyose wari ufite ugahita bikemuka. Nk'uyu mugenzi wacu ndagutsa ko bamwita nguki Kaninja. Banyita nguki Sandike. Abantu mwese mudukurikiye rero ndabaramutsa. Reka tubashyiremo indirimbo namwe mwe muhamagara ubundi tubarelaxinge our head. Kandi turagira ngo tumenyeshe ko ukeneye ikoti ryiza riryoshye rishininga wagana kuri Mika Fashion. Mika Fashion ni abantu bemera ewana. Tugiye kubakubitiramo akaririmbo kupuratica. Tugiye kubakubitiramo akaririmbo namwe mwe muhamagara.
ni kuri hahiye koko? Hano ni kuri hahiye koko nko mubizi. turakumva neza, tubwira ikibazo ufite ni ikihe, ukeneye iki. Ndagira ngo mungire inama. Tukugira inama forward y'iki? Mu masaha 8. Imvura yaguye. Maze hagwa akavura gakenya. Gakenya rwose nyine. Ubwo nyine akavumbi karaza. Uragira ngo rero bibe ute? Uragira ngo tugufashe iki kugira ngo bibe ute? Nyine mukubure cyangwa mwihore. Ndagira mungire inama yo kugamufasha. None se makubure cyangwa mwihorere? Okay. Okay, bana mudukurikiye rero dukundwa na benshi turabazi. Rero mukurikiye hahiye koko umuntu aravuze ati yaryamye imvura iri kugwa. Arabyutse asanga ahantu he handi. Ahakubure cyangwa hareke. Bana rero ni tumugira inama mwese dukurikije ibitekerezo byanyu. Ese ahakubure cyangwa hareke? Umufana wacu ibyo avuze mwanduri. Mwebwe mudukurikiye muhamaga mu ngoro cyari wa wundi. Namwe mu ibitekerezo ahakubure cyangwa hareke. Muhamagare umurongo aracyari wa wundi nawe arabibabwiye. Muhamagare rwose ikaze. Bakiriya bacu turabakunda, namwe twizera ko tubakunda, turacyabaramutsa. Okay, Mika Fashion nayiberetse n'abantu babyibagiwe. Mika Fashion igutegura udutasi turyoshye ewana dusa neza. Reba no mimbere dusa neza turarenze. Mika Fashion agutegura udukote turyoshye wambara ukajya mu kiriyo cyangwa ahantu hose ukavuga ati natwitse we. Abantu bakajya bavuga ati uyu muntu ino kote yariguze. Niko twebwe bakiriya bacu turabamamariza. Okay, reka duhuze ibitekerezo twese tumugira inama. Mika Fashion niduteza imbere, namwe nimwihugutse. Ubu turabasaba kantu keza, turabasaba yuko mwagira muntu inama. Ni kuri hahiye koko? Mukibwira ngo ni ikigo ahubwo ni mwongera kugihamagara. Iki gikobwa kihakubure cyangwa kibireke? Ahubwo iki gikobwa kiruzuye. Kihakubure cyangwa kibireke? Rero nkamwe bantu mudukurikiye muri benshi mukunda ino hahiye koko, uyu umuntu tuhamagara tubwiye ati uwo mukobwa ni ikigoryi, ahakure cyangwa bireke. Nawe wa mukobwa rero tukugira inama dukurikije ku bitekerezo bya mugenzi wacu, uhakure cyangwa ubireke. Akandi kantu rero ndabibutsa ko Mika Fashion igutegura amakote meza. Mbibutse na nubu hano hari radiyo yahahiye koko. Hano uraruhuka iyo uhamagaye rimwe gusa transit. Ibitekerezo byose wari ufite bikubangamiye tukugira inama bigakemuka, ukamera umuntu mwiza, ukitonda, ukaruka mu bwangu ukaba relax.